Kuri uyu munsi wa none nta bantu bakeya batamenye ko uwitwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko yagerageje kwicwa. Ibi ngibi si ubwa mbere bibaye, ni kenshi cyane byakomeje kugenda bigeragezwa, ariko uyu mugabo akarucika. Murabyibuka neza, hambere aha nibwo nabwo yageragezaga kwicwa igihe yari arimo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania, ndetse havuze amasaso menshi cyane, ariko nyuma aza kurucika, dore ko isasu ryamukomekeje ku gutwi gusa, ndetse abashinzwe umutekano we bahita bamwirukankana cyane baramuhungisha. Si ubwo gusa, kuko mu minsi ishize rwose, dore ko nta gihe kirimo, ubwo yari arimo gukina golfe, nabwo yagerageje kwicwa, ubwo ushinzwe umutekano we yabonye imbunda mu byatsi byari biri hafi aho ngaho, ahita abona ko rwose byanze bikunze hari umuntu ugiye kumurasa, ndetse ahita nabwo ahungishwa cyane igitaraganya, ariko wabigerageje nawe yarafashwe. Kuri uyu munsi wa none nabwo byabaye mu ijoro ryo ku 25 Mata 2026, ubwo uyu mugabo Donald Trump yageragezaga kwicwa, ndetse agahita ahungishwa igitaraganya. Hari mu ijoro ryiswe correspondent dinner, ubwo yari yahuye n'abanyamakuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bagiye kuganira ndetse no gusangira, nibwo humvikanye amasasu menshi, ndetse ibyari umusangiro bihita biba isosi, dore ko amashusho y'ibyo byose byabaye ubu ngubu ari ku mbuga nkoranyambaga. Bemeye ko rwose ayo mashusho asakazwa ndetse abantu bose bakabibona. Bari bateraniye rero muri hoteli yitwa Washington Hilton Hotel. Iyi ngiyi akaba ari hoteli n'ubundi isanzwe yakira kino gikorwa cyitwa White House Correspondent Dinner, aho aba ari igikorwa n'ubundi cya White House, ariko kikabera muri iyi hoteli, kubera ko aba ari abantu benshi baturutse imihanda yose hirya no hino, ndetse abanyamakuru by'umwihariko baba bamanutse bose ku isi yose, baje guhata ibibazo Donald Trump, dore ko ari byinshi baba bakeneye kuba bamenya ndetse no gusobanurirwa. Bityo rero White House ntabwo iba ifite ubushobozi bwo kwakira iki kirori, bityo niyo mpamvu bagikorera hano muri Washington Hilton Hotel, ndetse ikaba itari kure cyane ya White House, dore ko nk'iminota 5-10 uvuye kuri White House, urumva ko atari kure. Rero n'abatifite cyane hano babasha kuba bagenda n'amaguru, iyo ari abantu nyine batifite. Kwame murumva nka perezida ntabwo yagenda n'amaguru, bityo rero urumva ko ari hafi cyane, ni hafi cyane ya White House. Rero bahisemo kujya ikirori n'ubundi bagikorera muri iyo hoteli, kubera ko n'ubundi hari serivisi zimwe na zimwe iyi hoteli isanzwe n'ubundi ikorera White House, nk'ibiryo bajya barya ku manywa cyangwa se nijoro. Ibyinshi biba byavuye mu gashami k'iyi hoteli gakorera hano muri White House. Rero iyi correspondent dinner yari igiye kubera hano muri Washington Hilton Hotel nk'uko bisanzwe, ndetse ikabera mu cyumba cyitwa ballroom, ndetse akaba ari icyumba kinini. Ni icyumba kinini kuko cyakira abantu 2500, akaba ari bo bantu bari bateganyijwe kuba baza hano muri iki kirori nk'uko byari bisanzwe biba. Witwa Donald Trump yari yambaye neza, yikuyemo amakaruvati, yambaye nyine ubona ari nk'umuntu witeguriye ikirori. Akazi ke kari kariho kagenda gake gake, ndetse icyumba cyari giteguye neza, ibitambaro bisa neza byo ku meza, ndetse icyo kurya n'icyo kunywa cyari kiri kuri buri umwe. Wabonaga ko ari ibintu n'ubundi byiza, ubwo bari hafi rwose gutangira ijambo kugira ngo ikirori gitangire nyirizina. Hari abanyacyubahiro bagiye batandukanye, by'umwihariko abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeye, ndetse hari na Vice Perezida we witwa J.D. Vance, kugira ngo benshi muri mwe mumaze kugenda mumenya bitewe n'imbwirwaruhame agenda avuga. Hari 2:36 nibwo hatangiye kumvikana urusaku rw'amasasu hirya no hino, ariko bamwe bakajya bagira ngo wenda ni ibikombe cyangwa se n'amasahani ari gukomangara, kuko Donald Trump abivuga, yavuze ati njye nifuzaga ko wenda byaba amasahani cyangwa se ibyo bikombe biri kugenda bikomangana, kuruta uko nakumva ko ari isasu riri kugenda rivugira hanze. Uri gukekwa rero akaba yitwa Cole Thomas Allen, ndetse uyu nguyu akaba afite imyaka 31, akaba yari umwarimu muri kaminuza, ndetse akaba yaravukiye muri leta ya California. Bikaba byavuzwe ko rero uyu Cole Thomas Allen yacuze umugambi wo kwica perezida, ndetse uyu munsi akaba yaragiye kuwugeraho, bityo rero byatumye ajya gukodesha
icyumba muri iyi hoteli mbere y'igihe kugira ngo bizamworohere kuba yakinjira. Urumva niba ari umuntu wari ufite icyumba muri iyi hoteli, kwinjira ntabwo byari bikomeye, gusa icyaje kumubera imbogamizi kurenga ku muryango aho basakiraga byanze neza burundu, bityo rero ahita akuramo imbunda atangira kurasana n'abashinzwe umutekano, bityo abarimo imbere bahise bumva urusaku rw'amasasu, bahita batangira gukwira imishwaro, bamwe bajya munsi y'imeza bitewe n'uko hari amategeko y'abashinzwe umutekano yabibasabaga kugira ngo byibuza impfu zigabanuke. Aho perezida yarari ndetse na visi perezida wiwe nabo nuko bari bameze, gusa mu kanya gato nk'ako guhumbya abasirikari benshi bahise binjira n'imbunda ku ntugu, ndetse bahita babafata barajugunya, kuko iyo habaye ikintu nk'icyo ngicyo cyo kurasa ntabwo perezida aba cyitaweho nka perezida, kiba cyitaweho mbere na mbere ni ukurinda ubuzima bwe, bityo rero bahise bamukikiza ku buryo niyo urasa aza kurasa yari guhita arasa umurinzi we. Rero bahise bamwirukankana ahantu hari umutekano, icyumba cyose gihita cyuzura abasirikare. Aho byavuzwe ko mu irasana ryari ririmo kuba havuzwe ko harashwemo umusirikare umwe gusa, nawe ntabwo yahataye ubuzima kubera ko yari yambaye ikote rituma amasasu atinjira, bityo rero ryamurinze. Uyu Col Thomas rero ukekwa nawe akaba yarashwe ndetse bahise bamufata, bityo rero akaba yamaze kuba afungwa. Andi makuru yatangajwe rero kuri uyu Col Thomas Allen, akaba rero umugabo w'umuhanga, akaba rero yari afite impamyabumenyi muri mechanical engineering ndetse afite n'indi mpamyabumenyi y'ikirenga muri computer science. Akaba rero yari umugabo bigaragara ko iki gikorwa yagiteguye igihe ndetse nagishoyemo amafaranga, kuko yafashe amafaranga menshi yagiye gukodesha hoteli ndetse yakodesha imyanya ihenze ya VIP. Urundi ikindi yabarizwaga mu matsinda y'abantu banga Perezida Donald Trump bitewe n'intambara ari kugenda ateza hirya no hino. Isafatwa ajyanwa kwa muganga, ubu ngubu rero akaba yari arimo kwitabwaho mbere y'uko bagira byinshi bamubaza. Nyuma y'uko ibi byose rero bibaye, Trump yaje kugaruka avuye aho n'ubundi yari yahungiye, ndetse aza kuvuga ijambo bigaragara yuko rwose afite n'akoba, ndetse yagarutse noneho akikijwe n'abagabo batatu hirya no hino, ndetse ashimira inzego z'umutekano by'umwihariko security services, ndetse ashimira by'umwihariko n'umugore we, dore ko nawe yari ahari ariko nyuma nawe yaje kugaruka, ariko ngo akunda kumubwira ko akwiye kujya yitonda kubera akazi katoroshye akora, kubera ko bafite abantu benshi baba muhiye. Ibyo ngibyo bikimara kuba ako gace kose kaho ngaho hafi y'iyo hoteli, umutekano wakajijwe hirya no hino, ndetse indege mu kirere zirahuzura hirya no hino, abapolisi n'abasirikare baranyanyagira, ubona ko nyine ibintu byadogereye. Bamwe bakaba bakomeje kugenda bavuga byinshi by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, ndetse si abakunda Trump gusa, ndetse by'umwihariko nabo bahora bahanganye, wabonaga ko iyo habaye igikorwa nk'iki ngiki hahita habaho gushyira hamwe, ndetse by'umwihariko abademokarate ukabona ko bari kwamagana iki gitero cyo kwataka uwitwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nguko ni ibyo ngibyo bikomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ku isi hose by'umwihariko. Muri ke tubane no mu bindi biganiro, murakoze cyane.